umuryango wa Pelicantoris umuryango w'abana b'abaririmbyi mu rwego rwa Gisiyo Gatolika, ntabwo ari korali. Ukaba uhera ku itorero nk'uko mwagiye muyabona tuyabereka mu ntangiriro za misa, akagenda ku rwego rwa paroisse, akagera ku rwego rwa diocèse, bagera muri diocèse bikitwa Fédération Diocésaine de Pelicantoris, ikagera ku rwego rw'igihugu, urugaga rwabo rukitwa Fédération Nationale de Pelicantoris, hanyuma bikazamuka mu bihugu byose bikagera ku rwego rw'isi, bikaba icyo bita Fédération Internationale de Pelicantoris. Ngira ngo muri twebwe harimo abana baheruka kujya kwa papa muri kongere y'isi, natwe tukaba dufite ishema ko atari mu Rwanda gusa ahubwo no muri diocese yacu twari duhagarariwe n'abana bamwe muri bo. Niba bamwe baba bari hano bahaguruke, abaherutse Roma, voilà, ngaba rero harimo aba babiri, aba bakobwa bombi bizaza, hanyuma n'uriya musore w'Ikabarondo, hari n'undi umwe nawe uvuka Kabarondo ariko ubu ari i Kigali yiga muri Petit Seminaire ya Nkumba. Bari bane muri diocese yacu, hanyuma tugenda na federation yose. Murakoze no kubahamiriza ko mwicarire. Pelicantoris rero ari urugaga rwa kiliziya rukomeye, ufite imizi ruhereye mu bana batoya kuzamuka kugera batashye bagitemba itoto ry'uwabatoye, kuva mu gutaguza kugera iyo. Aya masezerano rero arakomeye kuko aha neza intango n'iherezo, icyifuzo cy'abantu mu gukurikira Imana babikomeyeho. Kuko kubikomeraho rero niko gutuma twiyemeza. Mu gihe cy'aya masezerano barambikwa ibimenyetso bitatu. Abantu mutamenyereye ibya Pelicantoris ariko no kuza kubishinga aha bisobanuye icyo bivuze. Icya mbere bambikwa ni umushumi, pardon, ni kanzu isobanura kwiyemeza. Bisobanuye ko biyemeje kudasubira, kudasiba igitambo cya misa no kugira gute ngo kudasiba iki très bien kono mba mutya ibintu byanyu mwabihambirira mwari mutunye mbaha amashyi ntaranatangira. Hanyuma icya kabiri bari bwambikwe ni umushumi usobanura très bien, kwirinda icyitwa icyaha cyose. Ubu rero mugiye gutandukana n'icyitwa icyaha cyose. Hanyuma icya gatatu mwambikwa ni umusaraba, ukaba usobanuye ko wiyemeje kuba umuhamya wa Kristo aho uri hose. Ibyo bintu rero bitatu bigiye kurangwa n'ibi bimenyetso bitatu. Kwiyemeza kudasiba misa, hanyuma umushumi kwirinda icyitwa icyaha cyose, hanyuma umusaraba kwiyemeza kuba umuhamya wa Kristo. Isi y'iki gihe abantu n'abazi Yesu Kristo basigaye batinya kumuvuga no kumuhamya. Maze rero umaze kwakirwa usohoke wambaye umusaraba ugenda ubwira uti kuva none ndi uwa Yesu. N'abari batabizi mu bimenye ubyandike no kuri YouTube kuko nta shema ko kunamba kuri Yesu Kristo muri kiliziya ye yashinzwe n'intumwa nk'uko umaze kubyamamaza. Hanyuma rero isi ya none ikeneye abahamya mw'abana mwe n'abakuru twumvireho tukanamba kuri Kristo. Hanyuma rero muri uyu muhango, muri ibyo tubagiye kwiyemeza, natwe babitwibutsa kandi nabibutsa ko bahawe ikizamini bakabitsinda.
abagiye gusezerana rero nuko batsinze ikizamini federation yabahaye tubashimire rero n'amashyi menshi